Nitwa Gami the Psychologist, in YouTube channel ukora ubumenyi bujyanye na psychology cyangwa se imitekerereze y'umenya muntu, imyitwarire ya muntu n'ibindi bijyanye n'ibyo ngibyo. Uyu munsi tugiye kwigira hamwe ibintu bitandatu bishobora kukwereka yuko ukeneye ubufasha bw'umuprofessionnel cyangwa se psychologist, umukansala, umujyanama cyangwa se undi muntu ushobora kugufasha ku bintu bijyanye n'amarangamutima. Abantu benshi bakunda kwibaza bati ese ni gute namenya yuko nkeneye ubufasha, ni gute namenya yuko nshobora kureba umukansala, kujya kureba umuntu wamfasha biciye mu biganiro. Nkuko tugiye kwibona ruvuze gusanga yuko impamvu atari kuba ufite uburwayi bwo mu mutwe zonyine, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma umuntu ajya kureba psychologist. Izo mpamvu ni izihe? Reka tuzirebere hamwe. Impamvu ya nyuma yo iribuze kutangaza. Impamvu ya mbere ishobora gutuma ujya kureba psychologist yo irigaragaza ni igihe ufite ibibazo bijyanye n'amarangamutima. Tuvuge ufite agahinda cyangwa se ufite kwiheba, tuvuge ufite kumva wicira urubanza, kumva uri umuntu mubi, ibintu byose bijyanye n'amarangamutima cyangwa se n'ibintu wiyumvamo witekerezaho bishobora kuba bikubangamiye bitari byiza. Ibi bishobora kubaho ufite indwara runaka cyangwa se nta ndwara ufite. Bishobora kubaho bitewe n'ikintu wahuye nacyo mu buzima. Urugero, umuntu yakwanze, wari mu rukundo, umubano urarangira, hari amarangamutima bagomba kuza, ukeneye kwiga kumanaginga, cyangwa se wagize igihombo muri business, cyangwa se hari umuntu wakwibye, cyangwa se hari ikindi kintu cyagusesheje. Bishobora no kubaho bitewe n'izindi mpamvu, nko kurara udasinziye cyangwa se kuba uri mu bihe runaka waryamye nabi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibi byose ni ibintu bishobora guhungabanya amarangamutima, ukaba ushobora kugira amarangamutima mabi, ushobora gukenera kwiga kumanaginga. Iyo aya marangamutima akubangamiye cyane cyangwa se ukabona uburemere bufite, ntabwo ushobora kuba wakwifasha, icyo gihe ushobora kuba wakenera psychologist cyangwa se umuntu ushobora kugufasha mu by'imitekerereze n'amarangamutima. Impamvu ya kabiri ishobora gutuma ureba umuntu ushobora kugufasha ni ibibazo bijyanye n'imibanire. Tuvuge umubano ufitanye n'undi muntu ntabwo umeze neza, harimo ibibazo wowe gukemura bishobora kuba biri kukunanira. Tuvuge wowe ntabwo ufite umubano n'abantu bahagije cyangwa se nta nshuti nyinshi zihagije ufite. Turabizi yuko kugira ngo umuntu abeho akenera kubana n'abandi, akeneye kugira abantu abwira ibibazo, akeneye kugira abantu yishimana nabo. Iyo kugira ngo ureme uwo mubano bishobora kuba biri kukugora cyangwa se byarakunaniye, hari ubwo ushobora kuba wakenera ubufasha butoya bw'umukansala, bw'umujyanama cyangwa se psychologist. Hari n'ubwo ushobora gusanga wifuzaho kuba wenyine kurusha uko byakabaye biri ngombwa. Ugasanga nta bushake na buke ufite bwo kuba wagenda ngo uvugane n'umuntu. Ibyo nabyo ushaka wabishira mu kintu kijyanye n'imibanire. Psychologist cyangwa se umukansala runaka aba ashobora kugufasha kugira ngo umenye ko wabyitwaramo. Ikindi kintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu akenera ubufasha buri professionnel ni ibibazo bijyanye n'akazi cyangwa se na workplace, ahantu akora. Ese mu kazi ukora ufitanye umubano mwiza n'abantu mukorana? Ese mu kazi ukora utanga umusaruro uhwanye n'ubushobozi ufite? Ese ubu motivation ufite cyangwa se ubushake bwo gukora buri ku kigero ubushaka? Ese ntabwo ukererwa ku kazi kenshi? Ese ingeso zikugiraho ingaruka igihe uri mu kazi ni izihe? Hari ibibazo byinshi umuntu ashobora guhura nabyo ari mu kazi. Ibyo byose iyo bikubangamiye bikabangamira imikorere ku buryo bishobora gutuma ugira ibyago byo gutakaza akazi cyangwa se kuva mu kazi, ibyo bishobora kuba byakenera psychologist cyangwa se umuntu wagufasha. Kimwe mu bibazo bikunze kubaho muri kino kintu kijyanye n'akazi ni ikintu kijyanye na stress. Hari ubwo ugira stress nyinshi ku kazi ugasanga itangiye kugira ingaruka ku buzima bwawe. Ugasanga stress ukora ku kazi, niba hari umuboss wakubwiye nabi cyangwa se hari abantu baguha ibintu byinshi kubikora bikakunanira, ugasanga uko kunanirwa, iyo stress igize ingaruka ku buzima bwawe, ku buryo ushobora no kwijyana mu rugo ugasanga itangiye gutuma ugasanga itangiye kugira ingaruka mbi ku buryo ubanye n'abandi bantu mu rugo cyangwa se mu mibanire yawe
iri prive cyangwa se mu buzima bwawe bwite. Ibi byose ni ibibazo bishobora kuba byaturutse mu kazi cyangwa se bifitanye isano n'akazi ukora, bishobora gukenera yuko ufashwa n'umuntu uzi gufasha abantu gukoresha imbaraga zabo ku rugero rwo hejuru kugira ngo bakemure ibibazo runaka bitandukanye. Ikintu cya kane gishobora gutuma umuntu akenera ubufasha bw'umu-psychologist cyangwa bw'umukansala ni ikintu kijyanye n'ingeso cyangwa se habits. Ibi ni ibintu ukora hafi ya buri gihe cyangwa se ukora kenshi, ariko kubireka bikaba bishobora kuba bitoroshye. Iyo tuvuze ingeso, abantu benshi bakunda kumva ikintu nko kunywa inzoga, kunywa itabi, ariko ntabwo ari iyo byonyine. Hari ibintu byinshi biri muri habits. Urugero, ushobora kuba utinda kubyuka, ikaba ari ikintu kikugiraho ingaruka mbi, kandi mu by'ukuri waryamye amasaha ahagije. Ishobora kuba habit. Ushobora kuba gukora siporo byarakunaniye, ukaba aho gukora siporo ureba televiziyo cyangwa wirirwa wicaye. Mu gihe wari ufite umwanya wo gukora siporo ugasanga umaze igihe kinini udakora siporo, ikaba ari ingeso ishobora gutuma ubuzima bwawe bugirwaho n'ingaruka mbi. Iyo wayita ingeso mbi ishobora kuba yakenerwa guhinduka. Hari abantu benshi bagorwa no kureka social media, ugasanga ayimaze igihe kinini ku buryo bigira n'ingaruka ku buzima bwe bwite cyangwa se ku buzima bwo mu kazi. Cyangwa se ugasanga umuntu agira ingeso zijyanye no kwikinisha cyangwa se kureba pornography. Ibyo ni ibintu byose bishobora kwitwa ingeso, bikaba byakugiraho ingaruka mbi igihe wabihaye umwanya cyangwa se byagutwaye, byakugize imbata. Ibi ni ibintu aba-psychologists, aba-counselors, aba-psychiatrists bashobora kugufasha ukamenya kubikontorora cyangwa se ukamenya kubiyobora kugira ngo byo biyobore ubuzima bwawe. Ikindi kintu cya gatanu navuga ni ikintu kijyanye n'indwara zo mu mutwe noneho z'ubwazo. Ibi byose tuvuze uko ari bine byabanje, byose bishobora kuba ibimenyetso by'indwara runaka zo mu mutwe, ariko ntabwo buri gihe ariko biba bimeze. Hari indwara noneho zo ziba zizwi yuko ari n'indwara zo mu mutwe ku buryo n'umuntu uyifite abazi yuko afite indwara runaka. Izo ndwara zishobora kuba zifitanye isano n'amarangamutima, zifitanye isano n'imibanire yawe n'abandi, zifitanye isano n'ingeso runaka ufite, ariko nta nubwo ari byo gusa. Indwara zo mu mutwe ziba zifite ibimenyetso byinshi, tutabasha kuvuga muri ino video, ariko tuzagenda tuvugaho kugeza kizagenda kiza. Ushobora gusanga umuntu umwe ari kumva ashaka ubuzima yaburambiwe, ashaka kwiyahura. Iyo ni indwara urumva ifitanye isano n'amarangamutima. Ushobora gusanga umuntu umwe ari kubona ibintu atakwiye kubona cyangwa se akizera ibintu abandi bantu bashobora kwemera yuko atari byo, bidahwanye n'ukuri. Ibyo byose ni ibimenyetso by'indwara bishobora kubaho ku buryo unashobora gukenera ubufasha runaka. Ushobora gusanga umuntu afite imigambi yo kugira nabi abandi bantu, atavuga ngo ashaka kugira nabi gusa, ahubwo ashaka kugira nabi abandi bantu. Icyo ni ikimenyetso gishobora kuranga ubuzima bw'umutwe bufite ikibazo cyangwa se uburwayi. Indwara y'umutwe rero cyangwa se ikibazo icyo ari cyose kijyanye n'indwara z'umutwe ni kimwe mu bintu aba-psychologists cyangwa se abaganga babihuguriwe bashobora kugufasha kugira ngo kidakomeza kuyobora ubuzima bwawe, ahubwo ari wowe uza kuyobora ubuzima bwawe. Ikintu cya nyuma tugiye kuvuga abantu benshi bakunze no kwirengagiza mu bijyanye no gusaba ubufasha, ni ikintu kijyanye no gusaba ubufasha kugira ngo ugere ku ntego runaka. Nta kibazo ufite, ntabwo urwaye, amarangamutima yameze neza, ariko hari intego runaka ushaka kugeraho. Ufite intego nini ku buryo kwigeraho bisaba kwiga ibintu bishya. Kwiga ibintu bishya urumva bisaba ushobora gukenera ubufasha kugira ngo kubera ibyo bintu biba bikomeye hanini. Tuvuge ushaka gutangira business, n'ubwa mbere ugiye kubikora ntabwo uzi uko byagenze, ama-stress uzahura nayo ushaka kwiga ukuntu uzabimanaginga. Tuvuge urashaka kugera ku ntego runaka, ushaka kwiga ururimi runaka, ariko ntabwo uzi tekinike nziza wakwiye gukoresha kugira ngo urufate vuba. Tuvuge ushaka kugira urugo rwiza, n'intego nziza ushaka kugeraho, ni ikintu kirakuvana ku rwego rumwe kigera ku rundi, ariko ukabona ko ari ikintu mu by'ukuri gikomeye ushobora gukenera ubufasha bundi. Ubundi iki nicyo kintu abantu benshi banakunze kwirengagiza, ariko ni kimwe mu bintu ntavuga gishobora kugira umumaro, kubera yuko ubushobozi bwari bwose waba ufite, hari umuntu ushobora kukwigisha akantu katuma ugera ku ntego zawe vuba, cyangwa se ibintu utakwiye kugeraho ubasha kubigeraho. Ikigereranyo cyiza ushobora gukoresha ni nk'umuntu w'umukinnyi ku rwego mpuzamahanga.
biragoye kumubona yavuze ati nge nageze aho njya ntabwo ngomba kwitoza. Kuvuga ngo ubushobozi bwose waba uriho hari ikintu ushobora kwitoza kurushaho kigatuma ukomeza kuzamuka cyangwa se ukomeza kugera ku rwego rwo hejuru ku buryo butandukanye n'ubwo wari uriho. Reka nizere yuko ibyo bintu bitandatu wemeranya nanjye yuko ari bimwe mu bintu ushobora gutuma ujya kureba mu psychologist. Tuzakomeza tubagezeho content nziza, mukore subscribe, like, share na comments. Byose bidufasha kugira ngo ibyo tuvuga bibashe kugera ku bantu benshi. Njye nitwa Gami the Psychologist. Tuzabonane ubutaha.